shiro ibyo rajya kumugira umusagarase n'umugore wawe afite umugabo wemeye n'amategeko uri kujya kumusagarase iyo nurubika ushanguzanya kuyiturubika kuri ndaho ngo kuba zayicira nzira ako Tesha k'ibintu utabivuze Tesha k'ibintu utabivuze arabivuga nakubwiye ngo hano ntabwo twe turi babandi ugiza ngo ukazana ukagenda ngo kubakuramo ngo utununguje ngo kubabaza utubazo ngo bigende gutya ubu nawe ngo yamenye ubwenge yewe buno ngo arumva ngo yavuga ubwo rero ngo yabajije utubazo ngo tw'ubwenge moneye ariko ubahubwiza ukuri sibyo ubahubwiza ukuri kuva u Rwanda rwaremwa ikindi ndibutse Jay ubushize turi kumwe kuri live Imana ishimwe reka nongere mbisubiremo nanisegure ku bantu nagiye mbona bakata kuri live yanjye nari kuri live ya Dumba na Jay Squeezer njyewe na Kiramani twari turi kuvuga ku bantu bagira uduhuyu bagira kabi yes mu kanwa kanjye Imana yaremye ntabwo nigeze mvuga izina Nyambo pe ni ukuri kw'Imana naravuze ni gusa buretse nabibonye abantu babigejeje kure usibye ko wenda njye nawe watinyuka kuza kumbaza ubusa kuko nahita umva shu njyewe nari ndi kumwe na Kiramani ndamubwira ni gusa mu bantu bakina filime iwawe bakina muri filime zawe harimo abantu babiri sinabavuza amazina abo bantu twigeze guhurira ahantu shabaranukira pe izina Nyambo ntaryo nigeze mvuga mu kanwa kanjye izina Nyambo naryo nigeze nubwo muri abo bantu natekereje ntabwo Nyambo rwose yararimo ariko mwaragiye murabifata mu bihuza n'ibintu Jay Squeezer bari kuvuga njye se Nyambo ndamuzi ako bambwira ko uzana Imana yo mu ijuru na Nyambo niba uri kuri no live ntabwo nigeze mvuga ngo unuka gahuyu kuko nta nubwo giye turegerana umwanya agahuyu karoroheje Brian nganuka nk'ikibonde naganuka nyambara humura neza ntukaje mubeshera abantu ngo ni nk'ikibonde uba nkubwire nagiye ko nambara mu gitondo abantu bose banditse ngo Jay Squeezer ngo na Brian ngo bavuze ngo wese ubundi agahuyu ka Nyambo wawe ukagezemo nta nubwo agiye Nyambo turegerana cyane ku buryo najya kumva kanuka we Tesha Nyambo we yakunukiye mwaregeranye Nyambo mwararya uri mu bantu bivuga ko banamusambanya wowe sambanya ndi Nyambo ariko ako ikibara kiro ubu baraje babyuke bandika ngo Tesha na Nyambo barasanga oya Tesha Reka ibi bintu ntitubijye in deep ngiye nuko najya nkunda kuvuga ibintu by'abantu baryamana wabikira nta muntu uri gutaha mu nyo yawe ninya nyine nijyo nkubwira ngo Tesha atangiye kuza kwivugisha ngo Nyambo narababwiye hari abantu rero baba bazana bakuvuga ngo urabona ngo uyu muntu ngo genga mvuze ngo byabira sheri reka mbahereze warning kasu njyewe uzabivuga njyewe umuntu wese uzashaka kumvuga azamvugeho nimbona nkwiye kumusubiza nzaza nanjye mutature nimbona bidakwiriye ntabwo zigera za kumvuga oya kasuka ibyo ni ibintu byawe uri guhimba kugira ngo abantu cyangwa nawe wenda mubone ukuntu mwa uploading inkuru va kuri ibyo Brian Tesha arabizi n'ejo twarabivuganye ibyo bintu in box ngeze ngira nomero ye Tesha ejo mwabivuganiye hehe kuri telefone arabizi wavuganye nande na Tesha zana screenshot ahangaha uyohereza kuri telefone ya Tesha ko mwavuganye nayifata neza wayifata ute mwavuganye kuri Snap mwavuganye kuri WhatsApp mwavuganye kuri ese kujya gutanga ubusobanuro bw'iki kandi numvise uvuga ngo ntabwo utanga ubusobanuro dore reba nimero yawe nanditse muri gera muvugano mukanye niyo makuru nimero yanjye agira urasebye uwo yarayigira akira dore ngiyi mukanye niyo makuru nimero yanjye agira mukanye niyo makuru nimero yanjye agira ubu nese nimero zingahe mukanye niyo makuru nimero yanjye agira ariko shaje surebe ibi bintu buri kwikora nta muntu uraza hano kuri kumvuga nkoranyambaga ngo akuvugeho ikintu akubeshyera nibwo uzamenya Brian uramutinganya umushuti wawe ntabwo yavuze ibintu ambeshyera ngo mu rugo ngo bagiye gufasha babahiriza ngo ibyo kurya bro kasuku nawe baramubaga we
umutinganyi bita Jihad ntabwo bizi Buriya urimo urabyishisha. ariko mwahuriye mu buriri mwararyamanye Jihad umwito ntabwo nari reka njye nanjye nkubaze Jihad ariko wowe na Jihad byarabananiye kumvikana. Buriya uriya muntu ibintu yamvuzeho amenyera famiye yanjye bro. wese Sibyo? we ntabwo ujya winjira we ntabwo wapostinze ngo mama we ngo banditse ibiki we ako kukimwikunda ma Naze mama wese umusazi ntari mu Bugesera. none n'umukora waramusuye wamusanze indera Uretse gato nkubwire Buriya. nyine Nigeze gukora oya nawe ntukazajya wigira intungane Jay ntukigira intungane kuko wataka imiryango y'abandi nawe niko bagaruka bakaka kandi rero umuntu ikibazo cyanyu murataka babataka mukababara kandi nawe mwatatse abandi why Uretse gato nkubwire njyewe nigeze gukora ikosa rimwe ntwika bulldog. Sibyo? Sinabikubwiye. Yankubise voice y'iminota 48 bro. Yankubise ibitutsi ebane bimwe biteye ubwoba. Uri kumva? Bitambona ko kumuvandimwe nshobora kuba namubabaje koko. Uri kumva? Turagenda turabikemura birananye. Uwo ni Nyambo? Ngaho nyumvira ariko barakuroze. Oya Buriya. Reka mbyihore so ngiro kubivugaho. Sibyo? Ariko manager reka nkubwize ukuri nyine ariko abantu bagira ukuntu wataka umwataka we yakwataka nawe ukababara mu byukuri uko nkuko yavuze kuri famiye yawe nawe waragarutse uvuga kuri famiye bro akoze kugira ngo umusweranye na benshi kugira ngo umusweranye numva mwakiyunga bikarangira kuko mwese mwaravuganye uzi kugira ngo umusweranye n'umutinga yagende kubeshya ngo yaguhereye ngo yagufashije famiye bro wese ko wavuze ngo nyina yarasaze wigeze umusanga mu muhanda arimo aratoragura amashashi ako no kuri kuhari ako Jay muzi umva akebo kagiwa mugarura ibyo umuntu akorera uzi nibyo nkuko nawe waramwata kuki wowe wumva yuko wavuga kuri famiye yiwe we navuga kuri famiye yawe ngo barababaza mukavuga ngo ni showbiz oya ibyo bya showbiz ibyo ntacyo mfata iyo ni hobby ya nyuma mbahani ngiye umusweranye uzankinira hakajya kuvuga ngo ni showbiz nzamuha agashino ka nyina hari igiswera nawe nyine bazabyuka nawe bakakongeza wese nyoko ntagira ngewe umwana nshaka guhana neza kibyeyi ni umuntu umwe ninde ni umwana nshaka gusangira na nyina ikigage nzamuhamagara mwe wese shaje uriya we rwose rushaka uzamwihorere yewe umva uriya ntacyo mfata nshaka kuzamuhereza akagafoto ndimo ndasangira na nyina ikigage erega sheri reka nkubwize ukuri ineza ihosha uburakari umuntu aragutuka ukamwihorera ejo akagera aho ngaho akaruha yamara kubona yuko ibyo akora nawe nyine nta nyungu akagaruka bikarangira kandi mu bana ukongera ugasubira gushyashya gusa ngewe mu buzima bwanjye hari abantu baba barampemukiye bakambabariza umutima ku buryo mba numva rwose nubwo yagira gute ntacyo mba mfata ngewe nuko mba ndikureho gato ariko biriya byana hari ibyana mba nshaka kuba nahura nacyo mwese n'ujya ugera aho ngaho ukagaruka ejo uzagaruka ryara ngewe si ni ubuyapani ubu ngubu sindi hafi kuza ngwino twirire inyama sha meruka kurya inyama iri ku igufuri ina ako nkumbuye gucumita tesha ni mama wacumise hose ariko je maze kubona ko abakobwa bose ujya ubeshya ngo warabarongoye ubateza urubwa mu bintu najya nkinisha mu buzima bwanjye Buriya nyine nk'uko uzi nawe udashobora kugenda aravuye ngo hari umukobwa warongoye sinjya nkinisha ibyo bintu byo kubona navuga n'ibyo bintu mbona binateye umuntu uzabuhemutse uzaburi ikigwa mbona binateye isese niwe ushaka tuzabikora kabiri se kandi nkubwiye ngo ndawukumbuye umupuri wawe usuje wakongeraho iki ko wameze nk'umwana wewe indwara urwaye ntayo kumva bantu b'Imana rero ngewe nashaka kubabwira ngo mureke gukomeza guteza urubwa abantu no kubavugaho inkuru zitari zo ndabizi ko mpamvu ukeneye kumva inkuru mbi ku muntu hano hari icyana kigutwitse ngo Brian ngo ndagukunda n'ubwo uri lesbienne ni nyina wabinjyanyemo ni ikintu ko kumuntu wambaye wo mama ako se sankusoma t-shirt Brian gasoma impyisi wese wasomye so cyangwa ugasoma ukwegere wabonye Samusure ne burundu rwose ako Samusure aracyabaho masikini uzi rero umusweranye na bita ngo Chita uzi ibintu yakoze Samusure
Chita yabanaga na Samusure mu nzu oya nanjye noneho je yarabeshya ariko oya banza wumva man barabanye mu nzu igikondo kuri oya munsi oya ntabyo Esperanza nzigewe nizi baza umva nizi mfite igihe baza Samusure byandikemo hano ndagapfika igihe nswere mama wanjye Samusura ari hano iyi ari hano mwamubwira byandikemo hano muri comment barabanye mu nzu uzi ibintu Chita yamukoreye Samusure amaze guhura n'ibibazo Chita yise abona ko umuhungu wa Samusure ari utari content kuramamariza wa ya mwana indirimbo ye nshyashya Jody Bright mm buretse gato nyine ndaje tubivuga mm urakumva noneho Chita amaze kubona Samusure ari mu bibazo cya gihe Chita aragenda afata wa mwana wa Samusure sha ahita amukoresha afata wa mwana wa Samusure urumva ahita atangira kumukoresha ibiganiro urumva YouTube ukuntu ikora iyo barimo baravuga ku muntu runaka noneho ukongera ukazana umuntu uri related nawe uhita ubona views nyinshi subizi ariko se je bira bintu wora bishyigikira by'ukuri kandi nyine njye nkubwira je umva nkubwira bira bintu wora bishyigikira kandi nyine njye nkubwira ngo umuntu ari byarababaje cyane n'inshuti yawe man umuntu wawe ari close ubu ibibazo byose najyamo ni ngombwa kugira ngo abantu banjye bajye kumigamo views urakoze cyane nibyo nyine nkubwira urumva narababaye bikomeye cyane ndavuga nti sha abantu niba bicana noneho Chituzi ibintu yakoze Sabe basenda baboye njyewe Chituzi ibintu yakoze Sabe Chita niwe muntu wari inshuti na Sabe inshuti magara urumva ya Sabe igihe yari amaze atarimo arakora urumva turebe urumva bia Sabe igihe yamaze adakora Chita niwe muntu wa mbere wajyaga gusansibiriza Chita niwe muntu wajyaga ajya gusansibiriza ibintu ngo Sabe ngo bituma atarimo arakora ngo ibintu ngo gutya na gutya Chita niwe muntu wajyaga ajya kuvuga ngo cyakoze reka nkubwize ukuri utararenga mana kubona inshuti nyanshuti mana noneho nkibuka ko Chita ari umuntu wajyaga ugenda agacunga Chita yajyaga agenda agacunga ahantu Sabe yakoreye agahita akoresha abantu Sabe amaze gukoresha kandi wenda bizi neza ko Sabe abantu benshi Chita yakoreshaga Sabe nyine yabaga nawe yamuhaye ko hari n'igihe Sabe yagendaga kumukoresha ibiganiro shabari ariko nase ntabwo bakiri inshuti nanone reka umuhungu wanjye Sabe yamaze kumenya inshuti nyanshuti zarizo oya Sabe ubu Sabe ahantu yicaye azi inshuti yarazibonye aho ho turi kumwe uzi inshuti ya Sabe magingo aya ngaya inshuti ya Sabe magingo aya ngaya ngo ni Yezu oya natwe turi inshuti ave wivuga ngo ni Yezu Sabe nagakigira inshuti nyine zindi yifitiye inshuti bita Yezu natwe turi inshuti ze aba yifitiye n'umusaraba wari inshuti ya Yesu Sabe ni inshuti ya Yezu ariko reka mbabwire mw'abantu mwe kubona inshuti byo biragoye pe uzi kugira ngo kubona inshuti gatoya uzi kugira ngo ugire ikibazo mani wa muntu wumvaga uvuga ati uyu niwe uri bunurwaneho niwe uri bunyubaneho ahubwo n'ukabona niwe muntu utangiye kujya gutanga ibisobanuro uzi buriya mu bantu mba numva iyo ndimo ndarya nabona nk'ikiganiro cye aciyemo nkahita ajya kwituma ni Chita ngo Chita ngo yabyagenda gute nyine Chita iyo ndimo ndarya nkajya kubona nkabona nk'ikiganiro kirimo Chita urumva buriya ndakumva mpita njya kwituma bro ugize gute iyo mbonye nk'ikiganiro kirimo Chita cyangwa se wenda nk'ahantu mbonye ifoto ya Chita ndimo ndarya nawe rero jeswi urwo ni urwango kandi urwango wapi nta nakubwa buriya ngewe hari ibindi bintu ntashobora kuvugira hano kuri live urumva ndaza kuza kukubwira kandi Chita yabikoze mu ruhame ngwe sample bya Chita ntabyo nshaka kwivanga buretse gato ngwe sample ibyo yankoze ibyo yagukoze wowe we wambwiye ko yaguteranyije ku mukire uretse n'ibyo noneho Chita hari ahabora yigeze kujya noneho urumva mu ruhame n'abandi bantu bahari uzabaze ba kamarade n'abandi hari ibintu yabajije live kandi arimo aramvuga ngewe wese akuvuga iki we muziranye hehe niyo mpamvu nkubwiye ngo ndaza kuza kubikubwira ni box uri kumva gusa birababaza kubona umuntu wawe ikibazo ugira ikibazo akaba ari umuntu ugenda ugutaranga sha ibyo bintu ni igikomere
abantu bagarutse bambwira bati umurozi wa mbere tubonye ni umuntu bita Chita. wesha ndakoze kuma mbona Chita yicecekeye Yaricecekeye acacakanya byinshi yihorera. Niyo mpamvu ari agakuri. Chita se ni igikuri Chita ntabwo ari mugufi cyane Chita Ibaza umuntu aragusumba. akuze ko wasaze buriya tesha. Chita murareshya we oya aragusumba ariko Chita Ako reba ukuntu byonyine ngana nkaba musumba. Umurusha inda. Akujya. Kara kantu gasa nka bwana y'igisuka jewe karansumba.